ikaze TV 250. Ndati ikaze TV 250 ni indatirwa abahizi yahize umuhigo wo kumenya umuntu irawuhigura isanga umuntu ari mugari. Umuntu ni mugari, umuntu ni mugari. Umuntu ni mwiza cyane kandi arahebuje, umuntu ni mubi cyane kandi ateye ubwoba, burya umuntu ni mugari. Ndata umuntu mushime kandi ngaye umuntu munenge, umuntu ni mugari. Yewe umuntu ni mwiza kandi arahebuje, nimwumva umuntu. Umuntu uharanira kubungabunga umutekano w'abantu n'ibintu, arara adasinziriye uko bikwiriye ngo ashakire abantu ibyiza, uyu muntu ni mwiza cyane ndamushima, ariko kandi umuntu ni mugari. Nimwumva uyu muntu. Umuntu uzinduka kare mu musesa agasusurutswa no gusenga, agasingiza iyaduhanze ari nayo duhanzeho amaso. Uyu muntu ni mwiza ndamushimye, umuntu ni mugari. Nimwumva uyu muntu. Umuntu ushimishwa nuko abana b'abaturanyi be bakwiga bakagira ejo heza bakita no ku bandi. Umuntu umenya ko mu muhanda hari abana bakeneye ubuzima bwiza akabitaho, uyu muntu ni mwiza cyane ndamushima. Umuntu uharanira ko umuryango we wabaho neza akazinduka kare akajya kuwushakira ibiwutunga, uyu muntu ni mwiza cyane ndamushima. Ariko kandi burya umuntu ni mugari. Umuntu wishimira ko ababyeyi babyaye akavuza impundu, ndetse abashakira igikoma kugira ngo bakure neza bubake ubuzima, uyu muntu ni mwiza ndamushima. Uyu muntu ishyari ribakureye, inzangano zibakureye, uburyarya bubakureye, ubuhemu bubakureye, gusebanya bibakureye, amagambo mabi bakureye, kuko uyu muntu afite umutima w'ubumuntu. Uyu muntu atuye hafi y'Uwiteka kuko umutima we uhorana umutuzo uzira amakemwa, akiranuka mu byo akora byose, uyu muntu ni mwiza cyane ndamushima. Reka ngaye umuntu munenga, uyu muntu ni mubi ndamunenga. Umuntu utishimira ko abantu babaho mu mahoro agaharanira guteza imvururu mu bandi, uyu muntu ni mubi ndamunenga. Nimwumva uyu muntu. Umuntu ubabazwa nuko abandi babayeho neza ntanezezwe n'iterambere ry'abantu, ahubwo akarangwa n'ishyari, uyu muntu ndamunenga. Umuntu wishimira ibyago by'abandi agatera imbyino bigatinda, agatera imbyino z'urudaca ntacogozwe nuko bamureba, uyu muntu ni mubi ndamunenga. Umuntu wereka abantu ko abakunze bamunyuraho ati ko mwambaye neza mwampaye ijana, bagera imbere akazamura intoki z'uduhera akaziringaniza n'umunwa agahinguriza inyuma ku gikanu, akavumana bigatinda, uyu muntu ndamunenga. Umuntu uvugisha akakwereka ko agukunze nyamara imisaya iri mu kazi irasya kurusha imashini amenyo arenda kuyahongora, uwo muntu ndamunenga ni mubi cyane. Nimwumva uyu muntu. Uyu muntu aturanye na shitani umutoza imico mitindi, indaro yayituzamo induru, uyu muntu ni mubi ndamunenga. Muntu nkunda ndagucyaha nkuburira rwose, waba uzi ko uri mubi wagarukiraho. Mu buzima kubaho ugawa n'abantu bose ni bibi cyane. Nsoze mbabwira nti kubaho ni ukubana kandi kubaho neza nibwo buzima. Yari umusizi usiga asingizayo bagasigara basiganuza, uturuka mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gahanga, akagari ka Karembure, umudugudu wa Mubuga. Dorcas Mimi, murakoze.